Murakaza neza kuri Sobanukirwa TV. Aha ngaha tukaba tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu ugomba kwirinda igihe ufite telefoni yawe, cyane yuko ari inzira ishobora kuba yakugeza ku rupfu. Mbere yuko dutangira n'ikintu cya mbere, wibuke gukanda subscribe, kandi kuri like ndetse uze gutera na comment utubwira n'ikindi kintu nawe ubwawe uri kumva cyangwa se utubwira isomo ukuyemo. Reka dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere kiravuga ko kuvugira kuri telefoni igihe icometse ku muriro w'amashanyarazi. Ibi ngibi ni ibintu bibi cyane. Cyane cyane ko ubushakashatsi bwabikozeho bwaje kugaragaza ko 75% ushobora kuba byakuviramo urupfu rukomeye cyane. Ubwo rero abantu bavugira kuri telefone icometse ku muriro w'amashanyarazi ntabwo baba bakwiye kubikora. Ngira ngo hari murabizi yuko iyo icometse ku muriro w'amashanyarazi hari electric waves ziba zikomeza kuba zigenda zijya muri telefoni yawe. Rero iyo ushyize ku gutwi uri kwivugiraho uvuga ngo uri kuyikoresha ibintu biri mu mwanya umwe, mbese ibintu bibiri bitandukanye mu mwanya umwe, ibi rero bikaba byagutera impanuka yo kuba telefoni yawe yashya. Rero yashya uyifite ku gutwi ikaba yagutwika. Mbese mu yandi magambo ntabwo ari byiza habe na gatoya kuba wavugira kuri telefoni icaginze cyangwa se icometse ku muriro w'amashanyarazi. Rero umunyarwanda aho uri hose iki kintu uzakirinde, kuko gishobora kuba cyagushyira mu kaga ko kuba wapfa. Mbese ibi ngibi byatuma umuntu apfa. Ubwo rero kuvugira kuri telefoni icometse ku muriro w'amashanyarazi ntabwo byemewe. N'uwakoraga iryo kosa agire gutya aryirinde. Ikintu cya kabiri rero ni ukuvugira kuri telefoni igihe kirekire wayishyize ku gutwi. Kuvugira kuri telefoni igihe kirekire rero washyize ku gutwi, abantu babikora kenshi murabizi neza yuko iyo uvugiye kuri telefoni washyize ku gutwi cyane cyane igihe kirekire uvaho ugutwi kwashyushye ndetse na telefoni yawe yashyushye. Bivuga ngo rero iyo uri gukoresha telefoni electric waves ziba zigiye ziyirimo zo ubwazo zigenda zijya inyuma zigatuma ishyuha. Rero iyo ushyize ku gutwi, ugutwi nako kugashyuha, kuvuga ngo hari seri z'ugutwi ziba zirimo zigenda zangirika. Ubwo rero no kuvuga ngo nabibabwiye no muri video yashize yuko iyo uri kuvugira kuri telefoni uba udakwiriye kuyishyira ku gutwi, ahubwo ukwiye kuyifatira imbere yawe kugira ngo ukongeza, kugira ngo ubone uko wumvikana n'uwo murimo muvugana. Ibyo ngibyo byakurinda kuba washyira ku gutwi kugira ngo utaza gutwika ziriya seri z'ugutwi kwawe. Ubwo rero n'abantu mwajyaga muyishyira ku gutwi mukavugiraho igihe kirekire, muze kujya mubyirinda kuko tumajije kubona yuko atari ikintu cyiza ku mubiri w'umuntu. Ikintu cya gatatu ubushakashatsi bwagaragaje yuko gukoresha telefoni wamariyemo urumuri nabyo atari byiza cyane habe na gato. Mu buhe buryo? Iyo ukoresha telefoni wamariyemo urumuri, biriya bintu ngo ni bibi, byica amaso cyane cyane ku bantu bayikoresha bari ku mbuga nkoranyambaga za Facebook, WhatsApp, Twitter. Iyo uri muri kuri izo mbuga nkoranyambaga rero wamariyemo urumuri rwa telefoni yawe, mbese winjoyinga, biriya bintu ntabwo ari byiza cyane yuko ku bantu babikora munsi yuko utangira kugenda ubabara amaso, ujya gusoza gucata cyangwa se gucatinga n'uwo muri mucatinga urimo wigiringira mu maso, nk'igisubizo cy'uko urumuri rwabaye rwinshi mu maso yawe. Ibyo ngibyo rero bikaba byakica amaso yawe, cyane yuko iyo unavuyeho burya uramutse uhise ufunga telefoni ukinjira mu nzu cyangwa se uri mu nzu wafunze telefoni, ntabwo uba ukireba neza ibintu byose ubona imbere yawe, mbese muri make hari umwijima. Ubwo rero kuvuga ngo gukoresha telefoni wamariyemo urumuri rwose, icyo twita brightness muri telefoni, ntabwo ari byiza habe na gatoya ku maso y'umuntu. Ubwo abantu bakoraga iryo kosa rero muzarihindure. Uba ugomba kumugabanya urumuri, byibuze ugakoresha urumuri ruri muri 50%, cyane yuko rura rumuri narwo rwo muri telefoni rwo rufite percentage umuntu agomba gukoresherezaho. Niyo waba uri ku zuba, wenda waba uri hanze, igihe ari nko ku zuba ugakoresha urumuri wenda ruri nko kuri 70%, ariko igihe uri ahantu hari agacucu cyangwa se ari nijoro ugakoresha 50% cyangwa se 20%. Ibyo nibyo byatuma ukora ibyo ukora byose neza, ariko utangize icyo wangiza ku maso yawe. Ubwo rero abantu bakoraga iryo kosa nizere ko mutazarisubira. Gusa reka nkwibutse gukanda subscribe aho utarayikanda, ndetse utere na comment nimba wumva ibi biganiro tuba tukugezaho ari ingirakamaro ku buzima bwawe. Byose nta gutinda rero, icya kane kivuga kujya ku mbuga nkoranyambaga telefoni yawe icometse ku muriro w'amashanyarazi. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko iyo ukoresheje telefoni yawe icometse ku muriro w'amashanyarazi, ibyo nabyo bishobora kuba byakuviramo impanuka cyangwa se urupfu, kubera ko ibyo ngibyo impamvu byatera urupfu, za electric waves ziba ziva muri prise cyangwa se aho wacaginze zijya muri telefoni zirasakara, zikaba zishobora kuba zatuma telefoni yawe ishya, cyane yuko gukoresha telefoni
imirimo irenze ibiri kandi itandukanye, cyangwa se imirimo irenze umwe kandi itandukanye. Ibyo ngibyo byose bishobora kuba byakurura icyo twita urupfu. Kuba wajya ku mbuga nkoranyambaga harimo za Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram cyangwa se X, ibyo byose bo wabijyaho telefone yawe icometse ku muriro w'amashanyarazi, ni ikintu kitari cyiza ku buzima bwawe habe na gatoya, kuko gishobora kuba cyatuma telefone yawe iturika cyangwa se ishwanyuka igashya. Ibyo ngibyo bikaba byatera inkongi y'umuriro aho uri, ndetse nawe ukaba wabipfiramo. Rero abantu mwabikoraga mukajya gucatinga cyangwa se kuganira n'abantu ku mbuga nkoranyambaga, telefone zanyu zicometse ngo nuko irimo rimwe kandi ngo hari akantu k'ingenzi wendaga gukora, beta jya ubanza ucaginge uze kuganira n'umuntu nyuma, cyangwa se uganire n'umuntu telefoni nizima ujye gucaginga, ariko wirinde gukoresha telefoni yawe icometse ku muriro w'amashanyarazi. Ndakeka akangaka nako kumvikana. Ku bindi bisobanuro unyandikira hasi muri komenti umbwire musobanurire byimitse. Icyanyuma rero aricyo cya gatanu, bavuga ko kurara iruhande rwa telefoni icaginze cyangwa se gucaginga telefoni yawe ari nijoro nabyo atari byiza. Ruvanga ahangaha buri wese abagomba kubyirinda, kuko iyo ucaginze telefoni ari nijoro kwa kundi ubusinziriye, twamaje kubona yuko zira electric wave zishobora kuzatera impanuka yo kuba haba inkongi y'umuriro. Rero ishobora gushya, yamara gushya ikaba yatwika ibintu biri iruhande rwayo, cyangwa se nawe ikaba yagutwika, nyamara usinziriye utari maso ngo ubashe kuba wakigobotora uwo mwaku waba uhuye nawe. Cyane cyane yuko nagiye nanabigaragaza muri video zagiye zitambuka, abatarabibonye muze gusubirayo mugende murebe. Iyo ucaginze telefoni iruhande rwawe ari nijoro, nababwiye yuko electric wave ziba zisakara hirya no hino, zikaba zabasha gutambagira nko muri metero imwe. Rero biba byiza iyo ucaginze telefoni yawe kure yaho uri, cyangwa se bikaba byiza iyo ucaginze telefoni yawe ari ku manywa. Ibyo ngibyo ndumva ari byo byabasha kuba byagufasha kubungabunga ubuzima bwawe kandi na telefoni yawe uyifite. Ibi bintu bitanu rero byavuzwe haruguru tuba tugomba kubyirinda ubuzima bwacu bwa buri munsi, kuko byaba nk'inkomoko cyangwa se inzira y'urupfu ku muntu isaha ku isaha igihe arimo abikora. Rero muntu ukunda Sobanukirwa TV, ndakwinginze kanda subscribe wowe utarayikanda, ndetse niba na byiza usharinge ino video ku bantu bagiye batandukanye, ku nshuti zawe, kuko bumva yuko ari kuba bakubiyemo inyigisho nyinshi. Wagashyira kuri status yawe, wagasharinga umuntu w'inshuti yawe, ukamusharinge umwumvishe ibi byo gukoresha telefoni mu buryo butemewe, ndetse cyane yuko ubizi yuko nawe wajya kubikoresha ariko utazi yuko byagutera impanuka cyangwa se byakuviramo urupfu. Nawe ushobora kuba ari kubikora atazi yuko byamuviramo urupfu cyangwa se bikamutera impanuka. Ujye ukamusharinga, ugasharinga kuri status yawe, cyangwa se ugasharinge n'abandi, kugira ngo babashe kuba basobanukirwa ibyo bakora, ndetse babashe kuba banabikora neza birinda akaga kandi bitanahungabanyije umurimo wabo bakorera kuri telefoni.